ntamaneke. Hano ni kwande? Ni wawe mu rugo. Izi Samsung. Yaba kuri telefone yawe ubwira risanga. Yazimye. Sakuneje. Waruje ujya hehe? Nese sinenda kubwishira nabyo nyine kwa mukuru wanje. Ubwo nyine imvuriza kugwamba uko ngwamagara ngo mumenye. Telefone yabaye iki? Yazimye. Muri bashize. Shiri nago mubeshya. Sona nakweshya shiri. Ariko uziko ushobora kuba uri kwitiranya. Urandeba ukabona ndi kigo kiwabeshya uko ushaka. Fone yazimye shiri mba nakumenyesheje nukuri. Nta mutima mubi wundi. Atsa telefone yawe. Nyine nayicaginze mu gitondo ariko nyine yari yazimye. Nayicaginze mu gitondo kwa mukuru wanjye. Uje sanga he? Nyine nje saa 12 ariko nyine nayicaginze mu gitondo gusa nyine nagombaga kukumenyesha ni mubwo. Oya yagiremo umuriro wabimbwiye. Mbese ko narindi buze. Ntabwo ushobora kumbwira aho wari uri. Kuki bagira ngo mubwire mere hehe? Nese niba nkubwiye ko ndi kwa mukuru wanjye kingo shaka. Muri se wariyobewe akujya wansunirebe. Ubundi se nida kurwara imigongo imifuduko y'amaraso iki umushiko udashira ukagira ngo so bitera nkajya mutera akabariro neza reka nkubwira mu bizo kuri turiko nyumva neza ya uretse niso akuzinsha ndumwe ko winshongishana ushere gikora siporo urije neza nkuko nsanzwe nkutekera neza ubu se waramuri urabiyobewe ukora kagahita karangiza boneza bivugure bahari ngo hari yahe nawe ntabwo wiyobewe nase nzagenda impeyo nyine no kugenda nyine intambara nibyo uri gushaka nubishaka turabigira intambara uriko nyumva neza ngiye kukurega mu bayobozi ubundi se nirutuba ku rugo neza urajya mu byo ngibyo tadushyigikira nk'abantu b'abagore ubwo rero ngigira wowe ngo hajya kwizana tuntu twaho ngaho wakomeza kugira ngo ukomeze ujya mu cyumba iwanjye wakomeza ujya mwaho wagiye rwampara kwa muganga se wowe mu mwanya wo kujya mu bayobozi wagiye kwa muganga ahubwo ukaba ushaka kugira ngo abaturage bamenye yuko tunicundeba neza nta soni ubwo rero mukuru w'umudugudu ariko uko ndeba aha ntabwo hakiri iwawe urumva ndashaka ubanze umbwire aho wagiye icyo wabuze aha n'icyakujya icyo nabuze ni ugukora neza nta bindi kumva ni iki subire nyine ngo wabuze nabuze uburyo wakora neza nyine akazi ko mu buriri mu myaka ingahe yose tumaranye ubu nibwo ubibonye yego naricundebaga nese kare gufashe wabonye nk'abangahe se madame kwamenye mwagirana ikibazo hari ubufasha ntabwo bw'ibanze sibyo buhe numva wakomeza ukagenda mbese ukaba uri kumwe nabo urumva uko ngenda umva amabanga y'urugo rwanjye hano cyane cyane ko wanatangiye uvuga ko hano ari iwanjye urumva wayashyize hanze wakomeza ukabujyanye nabo ahubwo yegera rwampara kwa muganga niba babirananira bagwe transfer ya shehashika n'ibyanguge Faisal nta n'ibindi tugomba kumva sinsoka no kwimbwa twarasezeranye twambikana impeta wanyumvise nayikwemeje kwicundeba nyine
ubundi utekereza ko utari imbwa umva banza umenye uri imbwa inshuro zirindwi ndi umugore wasezeranye sindi imbwa tujye mu mategeko imbwa isezerana n'iyindi kandi njye ntabwo ndi imbwa ubanza unyumve neza ukumva neza wagiye kundongora utari imbwa wowe isezerana n'iyindi kandi ntabwo njye ndi imbwa ahubwo imbwa nizo wari wagiye umva twumvikane ntabwo nshaka ibintu by'ibintu simvana ngingegera byumva ubimenye please twarasezeranye sijye wagize ngo ube umugabo utazi kubaka urugo mwenye kwirirwa usohora nakubwiye ngo ujye kwa muganga rwa mpanga uzi ko ushobora gutuma nkora ibintu waje wowe utanatekereje mu buzima bwawe cyangwa Faisal niba bitabaye ibyo ngo ujye kwivuza tukora akazi neza mu muryango ugende neza abandi bazakuntwara da byo kwanga gusohoka nasohoka se nasohoka nk'ingegera niko biga ko nasohoka nk'ingegera asezeranye nawe famille irabizi bose barabizi ibaze nawe ukumva ngo mawe ko umuhungu we kurongora byaramunaniye ndumva nta kintu tugomba gukomeza kuvugana nawe mu gihe ukiri muri ibyo bigambo ntari gushaka kumva aho waraye niho wabonye haruta hano uri kunyuma ndekera amahoro yanjye nigubire hano nabyo amva nkubwire uri umugabo nkunda ariko ikintu ngoze ni kimwe vuga uvuya ngo ugira ku rugo ndagukunda nyine cyangwa waje hano ku rugo barazifite we iri kurengera niryo rikwerekeza aho wari uri niko nkubwiye nandi yagize ngo ubikire ziba nawe zibanze bukeye bite dufunguriye muse hano urabona ariho hano barahinga se komeza ujye wari ugiye komeza ahandi mwadufashije navuze ngo komeza ahandi abagabo mwadufashije mbese urazunguza umutwe ngo bigende bite nahereye kera nihangana urumva ndi ukugira ngo nubake ngira aho ngera urangije koza bari mwe ngo ndarangije buri mwajya mubanza mukizira siporo ngakora kimwe uraba ziba nawe ariko se wowe bimeze bite n'ibiryo wasigaje byibura je ntukomeze kuntera isesema babarira umwe n'ibiryo byibura ibiryo se hano nubwo byaba ari udujimbo hano ntago ari muri restaurant wamfashije uwo mugabo ukama n'uturyo twasigaye byibura n'uwo busige nta kibazo nkateramo komeza ugende ntateramo ipafu imwe yonyine nakubwiye ngo komeza ugende wiza gutesha imitwe wamfashije nongere kukubona ahangaha ubwo nyumva neza wa mugabo ntabwo ufite ikihe kibazo abakomanga ntabwo murangizanya ibibazo mufitanye nta madeni urimo n'ibiki naragiye urugo rutangira kuzwamo n'abantu bagenda abandi bagaruka niko cyangwa nawe n'inda yaza ariko ubundi ariko menya ari ese nta madeni wajya ngo haramu ese ugiye mu biki ubu uko mutarangizanya nakubwiye ngo uceceke aho ngaho nakubwiye ngo uze dukore akazi niba kakunaniye kwa muganga nonse boss na numero mu byibura nagukorera hano mu rugo byibura ukama n'ijana cyangwa ukama n'umwenda ushaje aho bigeze ndakurambiwe pe komeza ujye nakora akazi kose nukuri kandi igihe nukomeza kuntesha umutwe hano urahakura imbwa yiruka reka mbikubwire
umuntu aba yifitiye ibyo bibazo nawe ukaza kumutura ibyawe n'uburenge bubisya. Look at the top of his head. Uri kumva? Uri kunyumva neza? Erega wanyicakiye nakumva ndagutinya. Umva nkubwire. Narakwishakiye ariko ndabona ugiye kuzaba ikibazo mu maso yanjye. None wowe urasaba iki? Wozabe. Akujya ubanza urebe. Narakushutse aho. Nta wintesha umuntu. Yareba. Zio nawe ariko. Nakumva yabaye. Kumana, nzagira ikigo kitazi n'akazi. Yakwifuza uburemba. Maze bose byibura n'abandi baturanyi bari ariko se umva nkubwiye byibura bamfasha bambabari ukamfasha byibura ukamana imbere ukamugirira n'abandi baturanyi bakamfasha